ajya kuri radio ya Samuel. Samuel nagiye kubona mbona kuri televiziyo isibo. Mbona Rabadahu arinjiye. Aramubwira ariko Pate Rabadahu ngo yarinjiye aramubwira ati we Rabadahu ninde se? Rabadahu ninde? Nago muzi. Superman. Ndamuzi. Superman ajana narakwica. Yamubwiye ati urukundo utabonye kuri Kimenyi inje waruguha kandi wakishima kurenza uko wishimye. Ariko nge nabonye bamenya asaba Muyango telefone ngo yandikire umuntu message. Ura umuntu wamenya rinde? Na mugore uburi incoreke. Ese hagati ya mama na papa umuhinde nuwuhe mureo? Ko wayuye ahari nashonje. ahubwo Pate mugana hari washonje. Pate ibyo bibazo mubajije ni bibiri bisobanura amanje. Ikaze kuri Big Choice Rwanda nk'ibisanzwe ngiye mugiye kubana mu kiganiro ni MC Panasha. Uyu rero uyu mujene muri kubona bamwita Pate. Pate uraho? Muraho neza. Komera cyane. Umeze neza, umeze fresh. Munsi mfite urukundo. Urukundo rutewe n'iki? Tubwize ukuri. Munsi naramukanye urukundo n'amafaranga. Aryanukanye kuri cyo nawe. Ututse umunyamakuru Pate. Babarira nuko. Nagaruko nari ne. Yazangiye ntari bisaba abanyarwanda babazi kuko ntibututse. Yitutse umunyamakuru wa Big Choice ubwo na Big Choice ubitutse. Uzabishiramo? Nsanzwe ndi umwana mwiza, ntutukana. Ntago ntukana. Umunsi nagize urukundo rw'abantu bose. Nawe urukundo Imana ishimwe kuba rukugezeho. Kubuto agakamera ugasanga mfite urukundo. Ubwo Imana uyu munsi irimo iranemba. Cyangwa igihe n'umuntu agira urukundo ugasanga mu kanya ari bunapfa. Yes. Ugasanga wenda ndibuze kugendamo ari rwo rwaguteye gukundana cyane. Neze Pate urwo rukundo rwawe rugamije iki? Na amahoro nyine? Urukundo rwanjye ni amahoro. Amahoro. Nawe urukundo rwanjye cyarugiye kumera nka rwa rudi rwa Kimenyi na Muyango sha. Bagaragaza ino sura mu kanya bakagaragaza iri Kimenyi na Muyango. Ariko naraye mbonye umuntu bita bamenya yivugiye. Ese yabiriya ni ikiganiro nawe ntubakabye. Nsi rega. Ikiganiro no kwivugira ni kimwe. Mwamenya nimba yarayivugiye ko Dekomera imisatsi. Ni imisatsi nari imize. Urumva bamenya nimba yarayamubwiye ati urukundo utabonye ahandi ninjye waruguha papa. Ugabona ko bamenya na Muyango se bya yamubwiye ati urukundo utabonye kuri Kimenyi ninjye waruguha kandi wakishima kurenza uko wishimye. Ariko nge nabonye bamenya asaba Muyango telefone ngo yandikire umuntu message. Ura umuntu wamenya rinde? Na mugore uburi incoreke. Muyango turi inshuti pe mbabarira kari kancitse. Ubwo ushatse kuvuga iki? Muyango nuko wenda ira date akora ibiri serious? Oya? Ya date akora genda yikunda. Kandi ira date akorana na Gadi. Ni nziza pe. Subyemera? Nge ntago mbizi. Ni biki utazi? Ntago mbizi niba ari nziza. Ni nziza. Nase bro. Wenda reka tuvuge wenda twese turaba jeune. Sibyo? Wenda kakanya ntago ikiganiro ari Muyango ariko wenda tumukomojeho. Sibyo? Ubona hari ahantu Muyango yarabaniye Kimenyi. Yaramubaniye. Rero ngiye sinjye ninjira muri politiki. Ariko ntago ari politiki. Oya banza wumve. Tankoresha amakosa. Uko ari babiri inshuti zanjye pe. nabo barabizi ko inshuti zanjye. Rero ndakwiyama.
ariko uramuhora ubusegi nyine ni ikibazo ngo warumbajije kugira ngo nkusubize igisubizo ndakwiyamye kanda next Igor uvuye umuhungu ndakwiyamye ariko ni ikibazo ngo baje nk'umunyamakuru none se uzi gusubije izo nkuru ntazuzi izandese za Kimenyi na Muyango ibyo ni akazi kabo ndakwiyamye mani udatuma inshuti zanjye Kimenyi urabizi sinakuvamo Muyango sinakuvamo neza utinya abantu utinya abantu njye ntabwo ninya wowe wambaza abandi nabashira hanze ariko ntabwo natinya Muyango ngashyira hanze Rugajurigane pate wabaye Rugaju ntabwo ari inshuti yanjye shuwa wowe namushyira hanze Rugajurigane undi muntu utari inshuti yawe ninde mu basitari Rugajurigane afite mushiki we muri Canada mushiki we naramwishimiye cyane Rugajurigane aka kanya uri bofre wanjye kandi atari inshuti yawe bro Rugajurigane uvuze ko atari inshuti yawe wabihaka ni bofre n'ubushuti biratandukanye yes ese urimo urasabiramo umugeni uri gusabiramo mushiki we ndimo ndamukeza ndumva utangiye gukeza aho ngaho ndimo ndamukeza gamuntu ariko sha yavuye muri gereza bro ndapfire muri gereza yavuye muri gereza ese wamusuye bofu wanjye yavuye muri gereza amahoro araza bamucira karutega ngo ntago akatari urutega bamucira karutega ngo RBA aramwirukanye Lorenzo bamucishaho ariko bofu wanjye aragaruka kwa kuna abanyarwanda tumukunda garuka kuri RBA kandi ngo bari baravuze ngo bazamwirukana sha ariko uziko bamufunga Lorenzo buriya yishimye ya Lorenzo se yashimishwa n'iki kandi inkuru zivuga ko Rugaju ngo yarafatanye na Lorenzo mu mashati ngo Rugaju akatajya mu birongo akavuga ngo bamukimbize ngo nibatamukimbiza ntago azagaruka mu kazi siko byagenze none baramukimbije se none baramukimbije Lorenzo birangira agiye kuri ya radio ntago batwishyuye niwo yakoneye niwasiga akorera ni kwa Sam ntago navuze radi navuze Sam Samuel se ajya kuri radio ya Samuel nagiye kubona mbona kuri televiziyo isibo mbona Gorabadahu arinjiye aramubwira ariko pate Rabadahu ngo yarinjiye aramubwira ati we Rabadahu ninde se Rabadahu ninde ntabwo muzi super manager ndamuzi super manager none narakwica icyo kizina cyane super manager ni inshuti yanjye twahuriye ku ruganda uri kumwita Rabadahu none si indirimbo ye Rabadahu Bodabodahu nose sindirimbo abantu bazi uko yitwa cyayitwa Rabadahu imba yitwa mukobwa wa bro super manager aririmba Mase so umuhanzi nguzwe ngo muri East Africa yose ngo yarakubishe ayangiye icyo nzi nuko ejo bundi namubonye muri Maroc yicaranye n'abanyamaroko yagiye kubasikaminga ku bintu by'abakinnyi ngo manager w'abakinnyi ariko nawe ni inshuti yanjye super manager yanyemereye inka nako nari nibagiwe yanyemereye inka hariya ku kinyobwa yamamazaga nagiye ku ruganda dukorana ikiganiro arambwira ngo amaye inka na n'ubu nawe ndabona kugeza n'ubu inka ntabwo yaguhaye nahise hari imfura itanga inka ngo ngireke ku yanyemereye inka n'icyo kiganiro kirahara anyemerera inka ubwo ntiwemeye gukura ubwatsi ziba ubwatsi se kandi nagombaga kubukura ntabwo arongera arandutse bwa ndamututse ndabyibagiwe
abanyarwanda pate yanzengereje yantutse uretse mbaze nkubwire inka yarayinyimye supermanager kandi aka kantu nkubwire zana kabanza imbere yanyimye yanjye yari yanyemereye kandi njye nagombaga kumangana nkamwe ati supermanager nje gukura ubwatsi iyo nka ndayikeneye nayo yigezama nese y'umuhamagara sibyo muhamagare mu kiganiro mubwira ati ni pateri inka ya nshaka gukura ubwatsi ukamaya nkanyemereye tumuhamagare muhamagare hanze dusanze ari ikinyoma ukasanga umuteje musa none si ikinyoma cye kandi nkubwiye ngo muhamagare ariko nawe warapfuye muhamagare urebe ko nese pate bimubwire reka nkubwire reka ndabure wenda reka nkurabure wenda yakubwiye ko aguhaye inka aho yabikubwiye ntabwo twari duhari pe amashusho arahari abinyemerera supermana kuki utari muratanga inka yawe nicyo nashaka kuvuga kubera iki ujya gutunga abagabo bagenzi bawe intoki utarama inka yanjye none gutaha muri geto supermanager ni uwo muri geto njye mba muri geto na tishe ubu icumbikiye tukomeze ikiganiro twagiye kuri supermanager ubwo kuba baranyimye inka nuko mba mu nzu nishyura none se wese usanga unyishyura ese pate supermanager muri geto tishe dore ikibazo n'ubujene ari kukubwira ngo igaragisha ari kukubwira ngo njye nagagiye ari kukubwira ngo kuba muri geto iza hano i Kigali iyo nka yari buyiguhereze ukayimaze nari kwijyana kwa Saju hano ruguru iwanyu bafite ikiraro ntabwo abantu baragize se reba nka petit frere yanze kwishyura Minerivare ngajya kuguramo ingurube nari gufata inka yanjye nkengera mu nka zo kwa Saju bakajya bahira bakayindagirira none najya kuyigurisha ubwo ni ukuyiragiza arya inka baguhaye barayigurisha ntabwo ujya wese wagurisha ariko akanyana kayo urakateza yibyaye uritura ahubwo iyo ibyaye nditura nongera nkayisubizayo yo natanyigurisha neza ntabwo wayisubizayo yewe ibyare narayishizeho ubwatsi bwanjye nyisubize akanyana kanjye nkajyane kuba muntu wari wantuye nyine ukajya kwitura nayigurisha nka none ariko se ubundi si iwanyu mu Buhinde mugira inka hano se turi mu Buhinde Buhinde nyine yatekereje ko uziko mu Buhinde basenga inka ariko pate reka tumubaze ikibazo cy'amatsiko reka mbaze ikibazo cy'amatsiko Saju mu Buhinde hanaba n'inka nyinshi ariko bananywa n'amata ya hatari sibyo pate utubwize ukuri wenda ntabwo nshaka ngo twinjire muri life yawe kuko sicyo kiganiro sibyo ariko byanga binoga byose biba bifitiye abanyarwanda akamaro ibibazo umunyamakuru aba ari bubarize abanyarwanda sibyo uri umunyarwanda first of all urabyemera ndabyemera so nubwo uri umunyarwanda ntabwo usa nk'abanyarwanda sibyo hari impamvu byanga binoga urabona hari ukuntu tureba uyu muntu ni umuhinde abahinde ntabwo ari abazungu nyine ni abanyaziya basanzwe nyine ntabwo ari abazungu sibyo hakaba n'abazungu bwite sibyo ariko ishusho yawe yo ni iy'abahinde bisanzwe ni abahinde sibyo have you ever go in India once wigeze ujyaho mu Buhinde byibura kabiri ese hagati ya mama na papa umuhinde ni uwuhe muri wo ko wayuye ahari nashonje ahubwo bate mugana hari washonje bate ibyo bibazo nkubajije ni bibiri bisobanurira mama wanjye ni umunyarwanda papa ni umuhinde papa niwe muhinde mama ni umunyarwanda icya mbere waryo ruvuze njye nawe wahiriye ahatari urasubira ubwo mvuze icya kabiri usubiza icya kabiri nyine icya mbere nako kandi nongeye guca muri amakosa waciyemo
gasa ku ntego. Intego ndi buraseho nta yindi. Wigize ujyaho. Mu Buhinde naho nagiye. Navukiye hano Kicukiro mu Gatenga. Mu Gatenga mu isi ya 9. Mani ntugase. Mu isi ya 9 bro. Mu isi ya 9 uzikari mu Njamena. Mu Njamena naho. Ari abantu mibukije. Bona ari abantu bagiye Burayi. Muri comment. Baranze babwire kwisonga. Kwisonga se ni mu Njamena ni mu isi ya 9. Nyine mu isi ya 9 bamanutse mu hamwe harimo ruhurura. Nyine ruhurura gutya twajyaga kuvoma muri ya ruhurura yari hasi. Kwivomo. Mani ikaguse. Yana ko ndikuseka. Nese wasekusho. Naho. Ntago nabyemera. Uri kundeba? Reka. Pate uzikura akasa mutwe. Nese pate mu buzima busanzwe ikintu kigize kikubangamira mu mibereho yawe sibyo? Iwanyu ni mu Rwanda, uvukiye mu Rwanda, mama wa n'umunyarwanda, everything sibyo? Ikintu cyambangamiye uburere buruta ubuvuke buvuze ngo urumunyarwanda. Ikintu cyambangamiye mu buzima bwawe. Ikintu cyambangamiye kuva kera. Niga primaire abana bazaga bakanciguza imisatsi ngo ariko ndi gitende. Uri tente? Uri katu? Kwako ibipupe. Nasunda so. Soza. Urumva? Kuko abana urabazi ba kera babonaga ibipupe nibyo bari bagaba bazi ko ari abazungu. Akagukura umusatsi akareba ko utari igipupe. Utari tente. Akampfura sha. Akankubita n'inkonje ngare ko mbabara sha. Icyo ni cyo kintu cyakobabaje mu buzima bwawe. Nicyo cyambabaje. Uri mukuru tuvuye muri primaire. Ndi mukuru. Umaze kuba mukuru. Ndi mukuru njya kugura ikintu bakanga kungarurira ngo bazi ko ndi umuzungu. Oya izo ni challenge zo mu buzima uhura nazo. Ikindi cyambabaje ndi mukuru. Ntacyo. Nshaka kugwa ku ntego wanze kuyigwaho. Ngiye ntabwo njya mbabara amana. Saju njya mbabara amana. Urambona naraka. Ntabwo patera ajya babara. Nese patera ari umuntu wizirika ku kintu. Pate. Ubu tuvuge ko utarababazwa n'umukobwa. Jewe? Nyine iyo story kandi ndabizi irahari bro wiyihisha. Nababajwe n'umukobwa njyewe? Yego. Byari byagenze gute? Ugiye kuvuga rwa sifa wowe. Usajya arahari. Ngagiye kuvuga ngo Rwande. Ntaga muvuga nese ni umuntu wambabaje umwe. Murabuye. Murabure. Murabure umuntu wakubabaje bya. Rero wa mukobwa wambabaje. Oya murabure mu izina. Ende? Izina cece. Yo umukobwa wambabaje ndabyibushye meze neza mfite inda. Narya akanyama. Nta kibazo mfite. Ntacyo wakoze. Igenderesha ntari. Umuntu wababaje pateri rero. Umuntu wabwiye pateri ngo ataburenga amagufa ngo nimbara ayandi. Oya mama. Ya mama we ngo nambare nabi. Banyanabura amagufwa ya mama nyarya. Ariko ntabwo byambabaje. Pateri yararakaye mbona arakaye sajya arakara pateri. Yarangenda. Ese pate ako kantu ko rurimo ubu tuvuge ko utakibukaga ko kakubaye. Saju nuko ababyibutse. Nanone ariko ako kantu ntago ari akantu ko kwibagirwa. Aya nabaje ikintu kigeze kikubabaza kwa kuntu kuri rwa rwego uvuga iki kintu kirandiye mu buzima. Nanone umuntu yarabimbwiye sinigeze mbabara man. Yarababaye ko ati. Aho gake Aitwanja byenda nabyibagiye. Nabyibagiye. Je muri ribu man. Je umuntu yanajyayo. Umuntu oya igitutsi gikomeye bya hatari. Nyine najyayo ariko ntago nigeze njyayo. Nahise mbyibagirwa. Cyane nanjye ibyo bintu birambabaje pate. Ibyo bintu nanjye birambabaje. Birakubabaje? Asuri kumbona man. Ndi kukubona. Ntakubona. Oya ariko abagukurikirana impamvu mbabajije uri kundeba. Oya impamvu ndi kuvuga ngo uri kundeba nuko akagaganira turi kugakora saa 12 bwije. Kandi nta right dufite y'itara kandi ndi kukureba. Niyo mpamvu ndi kugusubirishamo uri kundeba. Ndi kukureba man. Ariko ntabwo wasoje gusaba umugeni. N'urugaju rigani ntabwo wasoje kumusaba umugeni. Wasinja.
Rugaju Rigani rero afite mushiki we ba muri Canada ndabizi aza kuganira zakareba kandi uri kumena imiceri nta muntu wese kumena imiceri afite mushiki we ba muri Canada mwiza cyane wakunze ahubwiwe n'iki ibyo ntabwo bikureba naramukunze nanjye namukunze babumunyere nta nubwo namubonye mana Pate uri kutubeshya mana ntago mushiki we kandi wamukunze bamukwereka mushiki we bayamunyeretse mbona ni mwiza namumweretswe n'umuntu w'iwabo hano muri Kongo urumva imurenge uriya Rigani nawe ni uw'imurenge ni umunyamurenge mushiki we nawe ni umunyamurenge mushiki we naramukunze bamunyeretse Rigani rwose bundi bofero wawe ntuzagire ikibazo kabisa nawe uzanshyigikire muri byose nubwo tutaziranye ariko turi inshuti mu bundi buzima kubera ko abanyamurenge nanjye ndi umunyamurenge uri umunyamurenge ndi umunyamurenge wani murenge kandi abanyamurenge ahantu yavugiye turagabirana Rigani kandi ngo ntabwo ujya ugura byeri Pate wavukiye he tonde Rigani tumubwira Rigani ntabwo ujya ugura byeri amakuru dufite uzanshaka kungandira akanyenyeri kugira ngo umushiki wawe nzamutware nanishimye arya mvuka he mvuka imurenge abantu is loading abantu bumvisha aho yavuze avuka he mujye muri comment mutubwira none se reka nkubwire man reba nka Rigani sibyo urugero ngiye kuguha si umunyamurenge ariko iwabo bavuga ko ari mu Gatsata ntabwo ari mu Gatsata kandi ari umunyamurenge yaje avuye muri Kongo kandi batubwira ko ari mu Gatsata nanjye mvuze ko iwacu ari Kicukiro ariko ndi umunyamurenge nose wanteriwe ko kuvukira rega niko kandi iwabo uri umunyamurenge Rigani ni umunyamurenge wo mu Gatsata noneho iwabo ababyeyi be bakaba he muri Kenya Rigani ni umunyamurenge wo mu Gatsata ni umunyagatsata muri Kenya yego none ko Pate akaba ari umunyamurenge wa Njamena wo mu isi ya kera ndi umukonyine w'Umusanze wese icyo ngicyo ni Kikabuye ahangaha hano hirya ku ruganda rw'Abahinde Ikabuye hano hirya ya Gatsata n'ubundi icyo ni Kinyamugi umukonyine Musanze bro iki ni Kikabuye Pate urije cyane reka dusoze ikiganiro gira ikintu wibwirira abantu bo kuri abantu bo kuri Big Choice Rwanda agira ikintu wibwirira abantu bo kuri Big Choice Rwanda Big Choice Rwanda mu mukunde nanjye mu nkunde kubita agasubscribe share na comment aho mubona ibiganiro akora bitagenze neza mujya muri comment mubwira ati oya ariko kaziba nagasanzwe kuko na mama wajya kagutamo ifite amagambo menshi tabati ziba akantu kaziba karasanzwe abanyarwanda bateyakomeje kuntuka nagutsindagiye nta nubwo ashaka gusaba imbabazi mana nsabye imbabazi abantu bo kuri no channel bumvishe mvuga ziba ariko ni ibisanzwe okay Pate wakoze cyane turagushimiye abantu bo kuri Big Choice Rwanda ndabizi baragukunda that is why twanagutumiye kugira ngo uze kubaganirizaho by'iminota mikeya biturutse ko wenda dufatiranye amasaha n'igihe aho byari bigeze nuko akazi kaba kabaye kenshi ariko nta kundi neka turagushimiye ndetse na MC Panasha gushimiye mu izina rya Big Choice Rwanda n'abanyarwanda n'abandi bose bumva ikinyarwanda bakurikira Big Choice Rwanda murakoze Pate turasoje yahuzo ni yahuzo bye